hari ibintu byinshi ukora buri munsi bishobora kukwegereza stroke cyangwa bishobora kukwegereza ibyago byinshi byo kurwara stroke. Sinubitse ko stroke ni uburwayi bubi kandi muri iyi minsi buri kwica abantu benshi cyane, yaba abajene, abana bato, abana nyine batakuze, nyine abajene, abantu batangiye mu myaka 20 gutyo, abasaza. Nyine stroke iri gufata buri rwego, ntabwo stroke ari indwara ikigirwa nyine n'abantu bakuze cyane. Kandi rero ibintu tugiye kuganira hano biraza kugutangaza, ushobora gusanga ari ibintu nawe ubwawe ushobora kubuzi, cyangwa se ari n'ibintu wenda ushobora kubugiramo uruhare mu buzima bwawe bwa buri munsi, bikaba byatuma nyine ugira ubwo burwayi bubi bwa stroke. Ngiye kuganiriza nyine ku bintu 10 bitera stroke. Ikintu cya mbere gitera stroke ni umuvuduko ukabije w'amaraso. Umuvuduko ukabije w'amaraso uterwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko akenshi uterwa n'ibyo kurya birimo umunyu mwinshi, amavuta menshi, ndetse n'ibiryo nyine byo mu nganda cyane cyane. Rero akenshi iyo utitaye ku byo urya ukagira umuvuduko w'amaraso, noneho ukaza kugira umuvuduko ukabije w'amaraso, tayari stroke biri ku muryango, biri gukomanga. Isaha n'isaha ufite amahirwe cyangwa ibyago byinshi byo kurwara stroke. Icya kabiri ni ukunywa itabi. Itabi ntabwo rikinyobwa n'abantu bashaje cyangwa bakuze gusa, n'abajene bararinywa, ndetse n'aba consumers bakomeye cyane b'itabi, yaba amasigara, yaba n'irindi tabi, urumogi se n'ibindi. Ni ibintu rero nabyo biri mu bintu nabyo bitera stroke, biri mu bintu nabyo bitera umuntu gufata stroke, by'umwihariko mu buryo butunguranye. Akaba ariko tubyitshura ko wabyutse mu gitondo unyoye itabi se cyangwa maze igihe kinini urinywa, then waba uri gufata sinzi ukuntu bagita yino isegereti cyangwa iki, one day ibintu utateganyijwe, ibintu utateguye ukabona uyifatwa. Ikindi ni diabetes cyangwa se diabetes. Diabetes ziri ubwoko bubiri, hari isukari iri hejuru cyane n'isukari nkeya. Rero diabetes nayo iyo umuntu ayifite aba afite ibyago byinshi byo kuba yarwara stroke, aba afite ibyago byinshi byo kuba nyine umubiri we wagira stroke mu gihe runaka kitategujwe cyangwa se kitateganyijwe. Rero na diabetes nayo iterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko akenshi ibintu dutera mu burwayi buri chronique kandi bukomeye ni ibyo turya. Ibindi ni ukugira cholesterol nyinshi mu maraso. Kugira cholesterol ni ibinure cyangwa se katubyita ibinure cyangwa se amavuta menshi mu maraso. Rero iyo uyafite hari ukuntu imitsi ziba gupushinga amaraso, bikaba ari ikintu gikomeye. Bikaba ngombwa nyine ko imitsi runaka kugenda nyine ko amaraso bisa nkaho ari ibintu bigoye ku mitsi, then bigahita bituma stroke ikwataka. Ikindi ni ukunywa inzoga nyinshi. Ibyo abajene benshi turazinywa. I'm sorry, I don't drink. Ariko abenshi barazinywa kandi nyine ziri kugenda ziteza ibyago abantu benshi bagiye batandukanye. Ukuntu unywa n'inzoga, noneho abantu tugira imico yo kunywa inzoga, ukagenda ukanywa n'inzoga utanariye. Maybe ari n'ukuntu tureba n'ibintu bintu bya influencing cyangwa se bya influencer bigenda biturarura, ukabona umuntu runaka abyukanywa rikeri, nyine ukumva nawe urabishaka bitewe n'ibyo wabonye kuri internet cyangwa na phase runaka ugezemo mu buzima, ukajya upfa kunywa just mu ndansa, mu nditarimo ikintu. Rero iyo icyo gihe iyo unywa inzoga nyinshi ufite ibyago byinshi byo kuba warwara stroke, like in a blink of an eye, mu buryo utazi nyine, bikaba gutyo mu buryo butateguwe. Rero stroke ni irindi somo. Ni uburwayi bukomeye kandi buri guteza ibyago abantu benshi. Ikindi ni umubyibuho ukabije. Hari ukuntu umuntu yibyibuhira akavuga ati ndi comfortable, ndabikunze. Hari umuntu ambwiye ngo ngiye nkunda uko ngana, ni munini nibyo, kandi singana nawe nyine warananutse, ariko nta muntu wishimira kubyibuha, kuko kubyibuha ubangamiwe, uragenda ukabangamira, uraryama ukabangamira, nyine ibintu byinshi. Nyine ntabwo wakiyanga kuko ubyibushye, ariko nta muntu wishimira umubyibuho ukabije. Ntitukabeshyanye, nta muntu wishimira umubyibuho ukabije. Ubwo iyo uri kubibeshya, I don't know, sinzi ikintu ushaka wenda wowe nk'umuntu ku giti cyawe. Ikindi ni ukudakora siporo. Aho nanjye nisanga ntabwo nkunda siporo, ariko
minsi zangiye gutangira kugenda zikora. Okay, ndazikora ariko sinkora nyine siporo biri constant bihoraho uburyo nakicara nkavuga ni nanjye nkunda siporo cyangwa se nshobora kuba ndi umu sportif, ariko ni ibintu ngomba gutangira kwitaho. Siporo rero ko umuntu utayikora isaha n'isaha uba cyangwa se sina siporo gusa, siporo ni imyitozo ngororamubiri. Iyo utazikora rero ufite ibyago byinshi byo kurwara stroke. Ikindi ni ibiryo birimo umunyu mwinshi, ibiryo byo mu nganda nk'uko nabivuze haruguru, ibiryo birimo amavuta menshi, ibyo biryo byose birangiza. Kandi ugomba kubimenya. Ubundi tujye tugira umuco wo kubara ibintu dufata ku munsi. Niba wari inyama izi n'izi ukavuga uti ziriya nyama habamo karori izi n'izi, ndafashe intungamubiri izi n'izi wenda ngomba gukora siporo nkazipfusha ubusa, nyine tukarya tubara bizatuma hari ibintu bimwe na bimwe tugira nyine twitaho ku buzima bwacu, kandi bizajya bituma tumererwa neza kurushaho. Ikindi ni indwara z'umutima, cyane cyane indwara zituma umutima udatera neza, zituma umutima utera nabi, ibyo bita irregular heartbeating, cyangwa se irregular heartbeat. Ni ukuntu hari ukuntu umuntu afite n'ubundi burwayi wenda bw'umutima, bigatuma rero umutima utera nabi. Icyo gihe iyo umutima utera nabi uri mu nzira zo kurwara stroke. Rero icyo dufite ku mwanya wa 10 gitera stroke akenshi nanone ni stress ikabije, kandi ishobora gutuma nyine stress ikabije, ariko umuntu ku giti cye ntamenye kuba yayicunga neza. Ikindi nanone ni ukubura ibitotsi bihagije. Abantu babona abantu bakunda kuryama akavuga ati baranimbura mu maro, baranimbura mukoro, ariko nagiye wambwire ko niba none ahangaho ukunda kuryama wenda maybe nta kazi urabona, maybe hari impamvu nyine ufite iri gutuma uryama cyane, uri gusevinga ubuzima bwawe gato hazaza. Ntabwo mvuga ngo wari uryamye, ariko nanone ni byiza ko umubiri uruhuka bihagije. Umubiri utaruhutse bihagije, ubwo izo stroke n'ibindi birwara byose, imivuduko n'ibiki biri aho hafi. Kandi ko nkanjye urugero, iyo ntasinziriye neza, cyangwa se iyo ntasinzira neza, mfite ibitotsi byinshi, cyangwa se mfite ibitotsi nyine nsinzira bidahagije, ngira umutwe uhoraho ubabara, undya buri munsi. Rero ubwo nabyo biba bigenda biriginga ku muvuduko w'amaraso gatoya, nticunze stroke nayo yahita itezamo. So rero ugomba kugira uko ucunga stress. Igihe cyose ntabwo ari ngombwa ngo wistresse, igihe cyose ubonye ibintu bikura akazi ngombwa nyine ngo bikubabaze, nyine bitume ugira stress. Ugomba kugira ibintu bimwe na bimwe ugenda wiga gucunga. Ikindi ugasizinzira bihagije, ukirinda kurya ibiryo byo mu nganda cyane birimo imyunyu myinshi cyane n'amavuta menshi cyane, ukabimanaginga. Ubundi tujye twiha menu y'icyumweru, uvuga uti wenda hari abantu bakunda kurya ibiryo birimo amavuta menshi, ukavuga uti uyu munsi wose reka turye ibiryo bitogosheje cyangwa bitarimo n'amavuta biri aho ngaho, ejo wenda tubisubireho. Nyine ukagira iminsi ubaransa mu cyumweru, gutyo birafasha. Kandi ikindi abantu tuye tugabanya kurya ibintu byo mu ma factories cyane, ibyo ko hari n'abantu usanga nta nandi mahitamo bafite, ugasanga wenda bava mu kazi, muri aho mu kabati harimo bya sosiso, I'm not pointing my fingers on it, ariko ni kuvuga nyine nk'uburwayi buterwa n'ibintu byinshi biri processed byo mu nganda. Nyine nk'iyi stroke nayo murabizi kirimo. Rero mu buryo bwo kwirinda nyine kugira ngo ibe yaza vuba, hari ibintu bimwe na bimwe tugomba kwirinda kurya, hari mu byo navuze haruguru. Kandi ikindi, niba wakunze ibi biganiro, wakunze ko wakirinda indwara zikomeye zirimo stroke, ibimenyetso byazo n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, usubscribinge, usharinge ku bandi, commentinge, unalikinge. Kandi ikindi, stroke ishobora guterwa n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, ariko ibyo navuze haruguru ni ibintu nyine bikunda bikunda gutera stroke akenshi, nibyo bishyirwa mu majwi, ni nabyo abantu benshi bahuriraho bafite za stroke n'uyu munsi. Kandi mwibutse ko stroke iyo urebye naba ari indwara idakira, indwara ituma utagenda, igice kimwe cy'umubiri kiragwa ntigikore, umuntu ugahengama, ntubasha gukora, ntubasha kugenda kuri toilette, ntubasha nyine ibyo tuntu twose. Rero aho kugira ngo umutwara abandi bantu, wabyirinda hakiri kare. Kandi ni ibintu bikunda, ni ibintu byoroshye kwivuza birahenda, ariko kwirinda ni ibintu byoroshye cyane. So tubifate nk'ingamba, twiyiteho, by'umwihariko twite ku byo kurya